umusaza Gabriel yari afite abana bagiraga imico mibi cyane ndetse akabona nta n'ikintu bazigezaho natabaha inama nk'umuntu mukuru. Ubwo niko kubatumizaho nuko arababwira ati bana banjye rero dore ngiye kugenda cyangwa se ngiye gusanga ba sogokuru na ba sogokuruza, ariko nubwo ngiye gupfa cyangwa se ngiye kugenda sinagenda ntabahaye izi nama 40 buri muntu wese azagenderaho, ubundi utazigenderaho ukazaba imbwa ubuzima bwawe bwose. Izi nama ngiye kuzibabwirira hamwe muri rusange, ariko buri wese ari buzifate ku giti cye kuko nta muntu ubaho mu buzima bw'undi. Inama ya mbere, zirikana ko nta muntu uri kuri iyi si cyangwa se uzigera uyizaho ushinzwe kumenya ubuzima bwawe cyangwa se kukumenyera uburyo uzabaho kuri iyi si, kuko byose biri mu biganza byawe. Yaba kubaho nabi ni wowe uzabyigenera cyangwa se kubaho neza ni wowe uzabyigenera, ubwo amahitamo ni ayawe. Zirikana ko buriya imbwa itazi ko ari yo mbwa ahubwo izi ko ari yo mugabo. Ntuzifuze kuba mu buzima nk'ubwa runaka, ahubwo uzabe mu buzima ubayeho bwawe ku giti cyawe, kuko wasanga ari nawe wishimye kurusha uwo nguwo uri kwifuza kuba mu buzima bwe. Zirikana ko gucika intege ariko gutsindwa kwa mbere mu buzima. Umunsi uzamenya ko ubuzima bwawe ariyo mpano ufite ihambaye ndetse akaba ari n'impano iza rimwe gusa, nibwo uzamenya gufata neza ubuzima bwawe. Niba utazi uko kuvukira mu muryango ukize bimera, uzakure cyane maze uzajye ubibaza abana bawe. Gukosa mu buzima buriya si ikosa, ahubwo kutikosora niryo kosa. Mu buzima bwawe uzaharanire kuzaba uwo ushaka kuzaba we, aho kuzaba uwo abandi bashaka kuzaba we. Zirikana ko gutekereza gutsindwa ariko gutsindwa kwa mbere kubaho. Kuvukira mu muryango ukennye ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare, ariko kuzasazira mu muryango ukennye ibyo ni wowe uzabigena 100%. Kwicuza bwa mbere mu gihe ukoze ikosa ntabwo byo buriya ari ikosa, ariko gukosa bwa kabiri nabyo ntabwo aba ari ikosa, ahubwo biba byahindutse icyaha. Wanga kujya kwiga kure cyangwa se gukorera kure ukazajya kwibayo. Ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni ukubona hari amahirwe watakaje, bityo gerageza amahirwe yose ufite uyakoresha uko ari, hato utazicuza. Ntuzakunda umuntu cyane ngo umwimariremo, ikindi kandi ntuzange umuntu wese ngo umwimariremo, kuko wari umwanzi yahinduka umukunzi, wari umukunzi yahinduka umwanzi. Mu buzima bwawe uzaharanire gutega amatwi kurusha uko uvuga. Ntuzigere ubwira abantu ibintu byose ufite mu mutwe cyangwa se intego ufite mu buzima, kuko abenshi bazaguca intege bigatuma utazigeraho. Zirikana ko niba isi irimo iragendera ku muvuduko nk'uw'icyogajuru,
wowe ukaba urimo uragenda n'amaguru nk'uko ba sokuruza bawe babigenzaga, wowe urasigara inyuma. Gendana n'iterambere rero, niba ushaka gutera imbere gendana n'aho isi igeze. Irinde gufata umwanzuro mu gihe udatekanye cyangwa se wumva utameze neza, kuko byazatuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Yiga amafaranga ntabwo ari byose, ariko zirikana ko ari hafi y'ibintu byose, bitewe n'uko umuntu waburaye yabuze ibyo kurya ntabwo ameze nk'umuntu wanze kurya kubera yuko umukunzi we yamwanze. Yiga amafaranga ntabwo agura ibyishimo cyangwa se ngo agure umunezero, ariko zirikana ko n'ubukene nabwo butabigura. Zirikana ko kubaho wicuza aricyo kintu kibabaza cyane, kuko kumva ko hari ibyo wagombaga gukora ukaba watarabikoze, icyo nicyo kintu kibabaza cyane. Bityo zirikana ko uzabaho mu buzima utazigera wicuza na rimwe. Zirikana ko muri iyi si amahirwe y'aba yirukanka agusiga, ariko imyaka yo ihora yirukanka izi gusanga. Bityo nuhagarara rero nawe urumva ikizakubaho. Mu gihe watsinzwe cyangwa se wabaye umukene, uzemera abantu bose babimenye ko byakubayeho, ariko mu gihe wakize cyangwa se wabaye umukire ntabwo uzabigaragariza abantu bose ubabwire uti dore ngiki icyo nabarushije, ngaha aho nageze nta mwebwe mutageze. Ibyo bizagutera motivation yo gutera imbere, ndetse biguhe n'imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Ibyo nabyo icyo bizagufasha mu gihe watsinzwe cyangwa se wabaye umukene, bizagufasha gukora cyane nta soni ufite, bitewe n'uko nimba usanze ndimo ndakora akazi runaka wari uzi ko n'ubundi ari ibisanzwe nta kibazo uzabigeraho. Ariko mu gihe nabanje kukwereka ko ndi umukire, ugasanga ndimo ndakora ka kazi wifata ko gaciriritse, nshobora kuzakubona nkirukanka. Bityo rero kugaragariza uko abantu bakubona aba ariko umeze n'imbere muri wowe. Ubwo uwo musaza yakomezaga kuvuga ibyo ngibyo, niko n'imbaraga zakomezaga kuba nkeya yo kubwira abana bati rero izo nizo nama mbashije kubabwira, nubwo mbona imbaraga zikomeje kugenda ziba nkeya. Rero sinshoboye gukomeza kubabwira ibindi namwe muzabyishakire. Ibindi isi izabibigisha nubwo ngiye ntabashije kubibigisha. Ubwo akivuga ibyo ngibyo uwo musaza, abana be nabo bari bajenze amarira mu maso, agahinda ari kose, ndetse barimo baricuza imyitwarire mibi yose bagiraga. Nibwo babwiraga papa wabo bati rwose turagusezeranya yuko inama uduhaye zose tuzazikurikiza nk'uko zitubwiye. Ubwo nibwo bakomezaga kuganiriza uwo musaza, gusa ariko bakabona nta kintu arimo arabasubiza. Abahungu niko kubwira umusaza bati ese bimeze bite kutari kudusubiza, twakurakaje cyane. Gusa ibyo batari bamenye nuko umusaza yari amaze kwitahira. Abo bahungu bakimara kumenya ibibaye bararize barihanagura, gusa biha intego yo gukurikiza inama zose muzehe yabahaye. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiranye ino video, nkaba nkusaba gukanda subscribe wowe utarayikora. Jye mwari muri kumwe, nitwa Ishimwe Narcisse, nahiye ni Country Entertainment. Ibihe byiza.